dore ibimenyetso 10 by'ingenzi birangwa umukobwa utagukunda cyangwa udafite amarangamutima nyayo kuri wowe. Ibi bimenyetso biragufasha kumenya uko wifata no kutitakariza igihe cyangwa amarangamutima. Ibimenyetso 10 by'umukobwa utagukunda. Icyambere, ntajya guha umwanya, ari bize, ari buze kukubwira ko ahuze buri gihe, ntashaka kubonana nawe cyangwa kumarana igihe nawe. Ku cya kabiri, ntajya kwitaba vuba cyangwa ngo agusubize ubutumwa. Ashobora kwandika ibintu bigufi cyangwa bigaragara ko abikora ku gahato. Icya gatatu, iyo muri kumwe ahora akoresha telefone cyane, ntakwitaho, ahora yibereye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bindi biganiro. Ntajya agaragaza ibyishimo iyo muganira, ibiganiro byose biba bigoye, nta munezero, nta mususu wo kuganira nawe abagufitiye. Icya gatanu, ntajya kubaza uko wifashe cyangwa uko wiriwe, ntamwitaho ku buzima bwawe, nta bushake bwo kumenya ibyerekeye wowe. Yirinda gukora ibintu by'abakundana, nta kwifata agatima, ntashaka ko mumarana igihe mutuje, ntajya ashaka kumenya ibyawe. Iyo uvuga iby'urukundo ahindura ikiganiro, ntashaka ko mubivugaho cyangwa akakubwira ko atiteguye cyangwa ko atazi icyo yumva. Aganira n'abandi bahungu cyane cyane mu ibanga, ntakwereka ko hari aho akurusha agaciro, ahubwo ugasanga akunze abandi kurusha wowe. Ntajya ashaka ko abantu bamenya ko muri kumwe, ntiyifuza ko mugaragara hamwe cyangwa ko abandi bamenya ko mukundana. Icya 10, iyo mugira ikibazo ahora avuga ngo ushatse nyamara wareka. Ntashaka ko mukemura ikibazo, ahubwo ahita akwihunza cyangwa akwereka ko bitamureba cyane. Mwumve rero inama. Niba usanze ibimenyetso byinshi biri muri ibi bihura nuko wumva ibintu, ntugahatirize urukundo. Urukundo nyarwo rugaragazwa n'ibikorwa, kwitaho no guha agaciro biruta ko witakariza igihe n'amarangamutima ku muntu udashaka kubana nawe. Tugiye kukubwira icyo wakora mu gihe usanze ibi bimenyetso nawe biri ku mukunzi wawe. Ese ni iki nakora? Hagati aho ngaho, ibuka gukanda subscribe kuri inkuru nshyashya, ndetse wibuke gukanda kuri notification, sharing, like, share, comment. Ibyo byose ni ingenzi, ni inkunga ibikomeye cyane. Tudatinze rero, ni byiza ko wifuje kumenya icyo wakora nyuma yo gusanga umukobwa utagukunda. Dore inzira 5 zifasha kwitwara neza mu buryo bwubashywe, wiyubaha kandi utanamuciye intege. Icyambere, menya aho ibintu bigeze, hagarika kwihenda. Niba warabonye ibimenyetso bihamye ko atagukunda, emera ukuri. Guhakana ukuri bizagutwara igihe. Umutima n'amarira ku batagukunda ntibivuze ko uri mubi cyangwa udakwiriye, bivuze ko atari uwawe. Muganirize mu bwitonzi no mu cyubahiro. Shaka umwanya mutuje cyangwa ukoreshe ubutumwa busobanutse neza, umubwira uti nagiye mbona ko wenda tutari ku rwego rumwe mu rukundo. Ntabwo nshaka kukugora cyangwa ngo nkwihame cyangwa nkwihambireho.
nubaye udafite amarangamutima angana n'ayo ngufitiye, wambwira nta kibazo, ibyo byose sinzabifata nabi. Ibi biramwubaha, ariko bikerekana ko wumva ko urukundo rutagomba gushingira ku guhata. Wivanga aho utifuzwa. Niba avuga ko atiteguye cyangwa ko atagukunda, wivuga ngo uramuhindura. Oya, aho ngaho uzaba wibeshe cyane. Abantu bakunda uwo bashatse, siko bahindurwa. Kwivana mu buzima bwe bizakurindira gukomereka birenzeho. Yubaha amarangamutima yawe. Ese yubaha amarangamutima yawe, ariko ntuyatume uguma ahatari ahawe. Birababaza rwose, ariko wifate nk'umuntu wiyubaha. Wikwirirwa umuhamagara cyangwa umwohereza ubutumwa bwinshi kugira ngo ahinduke. Zerekana ko wiyambura agaciro, wikemera gutakaza icyubahiro cyawe kubera umuntu utagufite ku mutima. Komeza ubuzima, ushyire umutima ku bikubaka. Komeza ubuzima, ushyire umutima ku bikubaka. Shyira umutima ku nzozi zawe. Kwiga, kwiteza imbere, inshuti zizaza, urukundo nyarwo ruzaza mu gihe cyarwo, kandi n'umuntu ugukunda by'ukuri. Hari umukunzi utegereje umuntu nkawe. Ibyo wibuke, urukundo si uguhata, ni ukwiyumvanamo. Niba umukunzi atakwitayeho, ntabwo uri ikibazo. Wikwibaza ngo nkoze iki nabi, cyangwa ni igiki naba nakoze nabi, kuko kuba atagukunda si ikosa ryawe. Iyi nkuru nushaka turaguhereza indi nkuru ikurikira, cyangwa ibindi bintu 10 ugomba gukora kugira ngo umukobwa akwiyumvemo. Siga igitekerezo cya muri komenti, kandi gukurikira iyi nkuru nta gihombo kirimo, ndetse muzahabonera amagambo ahindura ubuzima kugira ngo tubashe kwitwara neza muri iyi si ihindagurika ya buri munsi.